bigisha ngo Yesu yababariye kuva mu kivuka. Nibyo bitumye abantu twasenganye bari bakomeye baraguye ubu bashatse abagore barenga 8. Ariko Moyize aracyafite umwana musanga. Baragiye baragwa bashaka abagore batabarika kubera ijambo rimwe basomye kubwo kudasoma ijambo ry'Imana. Bibiliya bayisoma bayicuritse. Ni abantu bitwa Abanikolayiti bamaze imyaka baje mu gihe cya kera mu rwandiko rw'Abefesi igice cya 2 mu byahishuriwe Yohana igice cya 2 abo bita Abanikola. Nibyo Yohana Imana iramubwira ngo nanga inyigisho z'Abanikolayiti nibo bazanye ijambo rivuga ngo Yesu yarabirangije. Basambaniraga mu rusengero. Reka mbabwire ibintu bitanu biranga uwo muntu agwa vuba ntakomera ntiyongera kunesha. Ikindi cya kabiri abo bantu bazanye ijambo ryo kuvuga amagambo menshi. Dufite abarokore bavuga Imana ariko batazi gukiranuka mu ijambo rimwe. Yego Izakwica izavuna abasambanya nibo wambe nuko basi kuvuga ku kuri kw'Imana basa n'abasenga ariko ntibasenga. yego Ngira ngo buriya nimuze kumanika amaboko. Ubu mbashije abagore hano bateretswe n'abahanuzi n'abakozi b'Imana yakubwira ati nayo narahiye kutazongera gusenga. akayabo kabo. Nyari umugore waherutse kumbwira ati umushumba yaje iwanjye harambwira ngo kugira ngo ushyire neza kandi bahindura ijwi kugira ngo ushyire neza kuramo imyenda izina ry'Imana. Imana irambwira ngo gusige aho mubera ibigoryi barabasiga rwose. Umushumba akagira ibyago byo gusengera abapfu bo mu rusengero kuri kw'Imana kandi umupfu ari mu rusengero umunsi. Uyu munsi muri Karakase mu kanya ndabigisha kujya murega abadayimoni. Hari umugore wareze umugabo ku rusengero ati ndabivuga. Umugabo atoya ndaguha miliyoni aya ndabivuga. Ati warumbwira ngo ngushuze ngo hari ikintu ubonye uzamuye umuti ya kabiri umuti ya kode mwiza umugabo muremure. Turamubwira ngo ihane inyabigenge ngo Imana ibabare ngo parti n'igice cyo hasi ngo gifite abadayimoni ubwo icyo hejuru kirakishijwe. Ubu hano abazimu bari hasi. Ibindi nzabibabwira ngarutse nzagaruka. Nsomera Matayo aho nsoma 12:46. Dufite akanya gato. Umutwe w'amagambo aravuze ngo bene wabo ba Yesu. Bene wabo ba Yesu Akivugana n'abantu yego nyina na bene se bari bahagaze hanze bashaka kuvugana nawe. Yego Umuntu aramubwira ati nyoko na bene so bahagaze hanze baragushaka ko muvugana. Yego Nawe arabasubiza nawe asubiza umubwiye aramubaza ati mama ninde na bene data ni bandi? Arambura ukuboko agutunga abigishwa be ati dore mama na bene data. Umuntu wese ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe mwene data, niwe mushiki wanjye, niwe mama. Amen. Hakakantu kitwa mazanisha. Vuga ngo ijambo bivuga ngo umuntu ufite icyo apfana na Yesu asate. Uzarebe n'umuntu waguye hari umuntu nahaye mikoro ariko abanyarwanda bandi tubabarire turabeshya pe turabeshya pe. Buriya ari amategeko mureba mu muhanda ndashimira uwayashyizeho. Umunyarwanda ubwira uti kuki yari ati wambonye se tuguramo icyangwa ubonye muri umuntu wanjye kugira ngo ni ngero cyane rwose. Burya tugira ikinyoma cyo mu rwego rwo hejuru. Ndashimira abaduha amategeko bongereho nande. Umuntu ufite icyo apfana na Yesu, umuntu Yesu yita inshuti akamwita nyina akamwita umuvandimwe akamwita mushiki we. Yego nyina Mariya
yego bambwira ati hamagara grand frere wanjye asohoke turi hano Yesu ngabaranganya ngo gende ubaze mama ninde mama ninde bene data ni bene mama mama ninde mwene data mushiki wanjye ni uyu munsi ndagira ngo ubwire agaciro ufite Yesu akeneye ko umumenya wenyine umuntu ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka niwe data haleluya niwe data niwe data niwe ugira icyo apfana na Yesu ntabwo ari ubyina cyane twagiraga umukobwa ubyina afite inda y'amezi 3 izina ry'Imana washyiramo tushikurinda mana we nuko umubyeyi afite cyane atari kuko mbonye utwite ngo bandoze urushwima kubyina ni byiza bikukishijwe nibyo noneho rero harimo n'abantu bakunda gusirimba badakunda gusenga uzabamenya ijambo ryinjiyemo bahita basohoka ariko ibintu byarahindutse ibintu biri mu rusengero byatuyobeye Imana yawe iba mu midiho ucyo umuntu ufite Yesu azi umuntu wanditse mu gitabo umuntu asaba kote umuntu Yesu azi ni umuntu ukora amena Bibiliya y'Icyongereza iravuga muri Matayo 7:21 ngo not everyone who called me Lord, Lord will enter in the kingdom of heaven, but the ones who does the will of God. Ntabwo ari umuntu wese umuhamagara wirirwa amamagara Yesu alo nagiye ahantu rwose umuhungu aturaza mu cyumba ati mwami turakumva atari ko timusinya amatari Imana itambuke izina ry'Imana abakobwa bose batekama hatari kukumfata Imana itambuka amatara abuze oya yo data we Imana yanyu ikora hatabona wari igihe bazaba ati tuzime amatara twatse buje mu cyumba yo data tuzimya amatara Imana itambuka ikintu umuntu Yesu akunda umuntu ukora ibyo Yesu akunda ntabwo ari umukene wo muri ADP ntabwo ari umwangirikani ntabwo ari umugatolika ni umuntu ukora iby'Imana ishaka niwe mama niwe uncle niwe sister yego niwe utabaza nkamwumva yego niwe wandika ya kode y'abarokore Yeremiya 3:33 handitse iki ntabaza ndagutabara ngwereke ibiruhije bikomeye utamenya afite ikintu apfana mavuta y'Imana uyu munsi ndabigisha kujya uvuga intege nke zawe buriya abagande mbayoboye y'imyaka 9 uyu ngiye kwinjira mu wa 10 ntabwo baturaga abanyarwanda uramubwira ati vuga ibyo wakoze mwami Yesu kuva ureba ndindaye bafite imyaka 16 nananiye n'amana n'uyu mugabo naramunaniye mu by'ukuri ndi kibi ndanuka mitambura ibyo mwatuza nigenda wicanira bivuze byose bazi kuvuga ibyabo ubu rero tugeze mu gihe abantu batagishaka abatambyi ngo batu umuntu agasenga noneho hariho n'abajenise Imana iguha umugabo ahita yitaba ati nka bimwe bya kera yesitica yego mwari hari umugore w'umusamariyakazi uba muri Yohana igice cya 4 Yesu yabonye Yesu anyuraho haleluya aramwitegereza abona ntacyo avuze yicaye ku iriba gato yibagirwa ko ari burema iriba yego aramubwira ati
ndashaka kuma amazi ati dore tiko ndi umuyuda ashimira iyi leta yakuye amoko mu irangamuntu. amena. Urumva ko ndi umuyuda ukaba uri umusamariya, ubundi ndagwike najyanye umuntu mu Mutara kurambagiza, bamubwira ibisigo 36 asubizamo 2 bamwima umugeni. ye baba we, ariko bari bamuneguye ko ari mugufi. Imana ishimwe ko batakinegurana. Imana yahinduye ibintu mu gihugu. kuri kw'Imana upfa kuba uyafite gusa. N'agahungu kagafi mwabonye kamaze ibintu mwakabonye kitwa ngo iki? Kagarara yamaze ibintu, amafaranga yamaze mu bihugu. Yiyumvishamo confidence avuga ati abandi bose babana n'ubumuga baba bari mu rugo, ariko ugenda umuntu muzima nuko Imana iramuzamuye. Buriya gushaka kuvuga ngo ni abadayimoni oya, none Imana ijya yibuka umuntu w'imena. Ndimo ndubwishwi nimbwira ngo kizwa neza, urebe gerageza ukizwe neza, uyibwire uti nukuri ndi kibi ndanuka ndabeshya. Umuntu aravuga ati nsabira umugabo, utugira bangahe kwiriba Yesu yicaye umubyeyi ngamugera imbere. Yesu aravuga ati mfite inyota mbikivomesho amazi, ati ko nta kivomesho ko nta n'igikopo ufite, ati ubwo ndaguha yahe. Yesu aramubwira ngo yabuze impano y'Imana, yego ukamenya n'umuntu gusaba amazi. yego Yesu ari gusaba amazi, Yesu ari gusaba amazi, Yesu ari gusaba amazi, Yesu ari gusaba ngo ukizwe. Urebe mbega ibitangaza nabonye. Mperutse guherekeza umugore ubyaye abana 4, yakowe miliyoni 40 z'amagande, bamuha inka 12, yabaye akana gato kubwo gusenga. nuko bamubwira ngo ndamuza kubita imyaka, uwo mugore kubita imyaka, uwo munsi imyaka iramunanira, akajya atambika umugabo akamugata. Ndavuga ngo nta muntu bitabera, nta muntu bitabera, nta n'uwo bitakwira, nuko bitinda kuza, uri umuntu nk'abandi nta tandukaniro. Imana ikwibutse none ejo abantu bakuyoberwa, wakwambara ukabera keretse utabibonye, wavuga igifaransa icyongereza kikaza, kuko iyo yaguhaye uhambira bareba. nukuri kw'Imana nawe byakubera. Ahubwo irimo irakubaza, umugabo ufite inyota arimo arakubaza ngo ufite Yesu. Yagezaho arabwira ati ariko ati wambaye amazi ubundi, aramubwira ngo umuntu unywaye amazi, aya mazi y'iyi si, aya mazi y'amagambo, aya mazi y'ubugome, aya mazi y'ubwicanyi, aya mazi y'ubusambanyi, aya mazi y'isi azongera kugira inyota, ariko umuntu unywa amazi, haleluya, umuntu unywa amazi nzawe. Nshuti twarashize, ngenda ari umurasta, nta muntu w'inyabiranga, ngenda ari umurasta, rastamani musanga ufite direti, mfite amadrede, nuko nabyinaga break dance, nasumvaga na nimugoroba. kuri kw'Imana nuko Mushiki wanjye akambwira ati noneho, ati wabaye iki? Ati hari ibintu ndimo mbyina, ndahita narwara. Abantu baza ahantu bita kuri maison de jeune, nitwe twayifunguye nyuma y'intambara. Abapagani bananiranye, none ubu abantu babona iyi ndani. Umuntu yagize kunkubita urushyi mvuye muri 3, ndamubwira ngo Imana iguhe umugisha ikongere n'undi, ati mwongera kunyura hano rero nzakuvura, kandi nize karate. Ankubita avuye mu mateka. Umuntu unywa amazi Yesu atanga, haleluya, ashira inyota, haleluya, ashira inyota.
gusa. Hariho n'abashinzwe uzakizwa ute ujya muri bibi ngo yanga Imana ireba mu mutima, uragenda ugakubita ukihana ugarutse urokore gupfuye ndutiye byeri nazametsenge barata ndutiye byeri nazametsenge barata niyo mpamvu w'igikoma nacibura nkanywa amazi nkagushima. Reka mbabwize ukuri, abo barukure mureba twara abantu, ndibuka umupolisi Imana ishimwe. Buriya rero musengere muve mu misozi, twayisengeyemo mutaragera. Umuntu iyo dusanze tuvuye mu mabara tubaza ati ubwo mwagiraga muti twari turimo duteza imbere ibidukikije, ati munyereke icyo muvanyeho. Umugore abanatitiye ati ntabwo wapfushije umugore kuwa gatandatu, ati ahita narira ati yindi ati ubwo se ati kudakizwa ati nzakizwa, ati muze mbereke naho mbageza. Ati kuba umutekano ati bari barimo bubaka igihugu, none ubu rero nimwe baragiye barahumanya ku buryo bibirayo bakagambanira n'abantu bagapfira mu mashyamba. Niyo mpamvu rero bafata icyemezo bakirukana abantu ahantu kubera ibintu bakoreye. Musenge sinafashe umuhungu n'umukobwa b'abahanuzi babirimo, nuko babirimo. Urumva wowe uri leta wavuga muhubuke muze dufashirizwe mu rusengero. Nuko Imana irimo irashaka umuntu, Imana ifite umugambi, umuntu wabyawe ubwa kabiri ni wowe mushiki wa Yesu. Ngira umuntu ufite icyo apfana na Yesu yakwima iki? Ntacyo. Yakwima iki? Ntacyo. La Emilia tombele bosai. Ntabwo Yesu yakwima, ntabwo Yesu yakureka. Loka sante mavuta bushoma mavuta Imana. Nabonye ijwi ryo kwiheba bitwademisha. Uyu muntu afite ikintu kimuha kwiheba, akumva ubuzima ntacyo bumariye, sibyo? Hari ukuntu yiheba akumva ntacyo bimaze, akumva niwe wasigaye, aririra n'imbere yabuze uwabibwira. Uyu munsi ubibwire mubwire uti naje kugura niba twamwereyeho dukira ubugome. Oh my God. Oh la shatola man. Amen. Nicyo upfana na Yesu nuko ukora ibyo data gusaba gukora, kora ibintu akubwira. Si ugukizwa se, si ukwihangana, si ukubabarira. Nyibabarira nayo mfite abaririmbyi uyarabyibuka twigeze tugira amarushanwa ngo y'urukundo rwa mbere. Abaririmbyi baririmbana, umwe hari kera umwe yaramurimo ibihumbi 100. Twibye urukundo rwa mbere twari rumeze neza, abaramukandagiye nubwo rwari urwa mbere warunuwe abandi ukangisha. Yewe ni hose abarokore bafite ibibazo biri hose, umuntu akikopesha itorero ryose hanyuma agafata na mikoro wabandi ukishyura y'abantu. Hariho n'undi tubura mu mwuka iyo mubonye ati iyo mbonye ukuntu nezera umugore gusa amavuta yizanana kuki mukura abantu none se urumva ari ibiki? Urumva ari ibiki? Birakomeye.
yamubonye ungura mu mwuka. Hari uwandiriye miliyoni namuhamagara akavuga indimi. Ndavuga nti n'ukuri kw'Imana uyu muhungu ni umushurakazi. Umuntu yakuririye yaba aravuga indimi. Oya mubajyana muri ribu aba bahungu ni ukuri kw'Imana. Uzi ko umuntu akurira yaba akavuga indimi. Umuntu ufite ikintu apfana na Yesu ni umuntu ukora ibyo data ariko bayishije. Abanyuma musambulira Imana amaboko. Hari umuntu Imana yatumyeho ni umuntu ufite umugambi nubwo byari byaramunaniye wo gukora ibyo data ashaka. Mubwire ngo ndashaka, mubwire ngo tangira ukora ibyo Imana ishaka. Mukoreho gato, mubwire ati uyu munsi, mubwire ngo uhereye uyu munsi tangira ukora ibyo Imana ishaka. Tangira ubikore neza. Mubwire uti tangira ugerageze Imana, gerageza ubikore. Haleluya. Imbaraga n'amavuta. Yesu we. Mama hakuruka. Wowe wambaye agatambaro. Wowe ufite akana. Nagari uri. Yesu yamu. Sano mungona na ugusira hari. Munyegageze ati hari. Tarabonyata. Mugino tuzira hari. Abantu ntibazi ko zihari. Ariko zirahari. Kwa Yesu zirahari. Umuntu muremure mwiza agucishije indwara eshatu. Bari bagiye kukuba agakubera isukari. Imana irambwiye hari abantu batemera gukishijwe ariko ijuru riraguhamirije. Uzababwira ahantu Imana yagukuye buriya hari heza. Uzabambwirira rimwe niba usumuka. Hari ahantu yavuga ajya bitubwira yawuzuye cyane tunosheraho gatoya. hari ahantu hanukaga ntabwo Imana ibeshya. Ni umugabo w'umukire, his big boss cyane. ni umugabo ukize cyane. Arakize boss. Uzi ko Imana ikora mariage cyane. Uzi ko Imana ikora mariage Igeze ko urabyizeye? Sano haguruka ugende nk'umugeni turebe. Hari umuntu ufite agatimba aho ngaho. Hano se katari umwe nta muntu ufite akana aho ngaho. Kame gato. Iyo umuntu akunze Imana imwambika agatimba ku mama. Koze ko ari umugabo. umweru wawe. Nta muntu uzi guherekeza. Wihuta kandi ubu turahanuye n'ukuri kw'Imana. Nuko abarokore tuhanura tujya duhanura teko santere n'Imana ikora. Gira mugenzi wawe ngo n'Imana ikora. Mukorereho ngo n'Imana ikora. Mubwire ngo n'Imana ikora. Mubwire ngo n'Imana ikora. Kwikora wowe rwose ma zamfasha ntumire nuko uzi ko ikora. Abashomeri waguke
nabonye abashomeri benshi umunsi ko yahonaguwe usanze nahabwo teraniro tugiye kurya turahakase ariko turya turiho no gutanga icya 10 basha tugiye gukora dusenge pasiteri tugira gute revera tugira gute tunatanga tugiye kubasabira umugisha wo gukora cyane kuca abapagani bakora bakirwa batwirataho ngo Imana yacu ngo nukwirirwa mu rusengero ngo dushishe intebe ngo Imana ntikora. Imana irakora. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Zamura ibiganza, zamura ibiganza, vuga ngo mwami Yesu, vuga ngo mwami Yesu, sinkumva umeze nk'utabaza, vuga ngo mwami Yesu, uyu munsi umakazi kandi kavuye mu ijuru nukama ntabwo nzasambana, ntabwo nzakugambanira, nta nubwo nzagambanira igihugu, nzaba umwizerwa, nanjye nzatura, nanjye nzubaka etaje, nanjye nzubaka umurimo wawe kandi sinzava ahantu utuye. Abantu bakaciriye mutere haleluya, abantu bakaciriye haleluya. Amen. Tika samen. Hari umubyeyi ugira umwana muri iri tera ikigo mumusane Yesu arakiza. Mumusane, vuga ngo mumusane, urebe Imana ariko muri twe nta nubwo twishyuza rero, urebe amavuta yacu kunaheza ibi by'abahanuzi b'abafere ngo nutayama ntazakira, mubwira uti wakinuke. Niwe Yesu se, niwe ukiza. Ariko iyo kuwa gatanu, vuga ngo iyo kuwa gatanu, vuga ngo Imana yo kuwa gatanu, niyo ku cyumweru, niyo mu mibyizi irakora. Nabonye ibirembo bihagurukana. iyo Mana yo mu Mushumba ntimuzabyite, muzarushaho kubahirwa. Umubyeyi ubundi mwamusendereye ku itorero mugasengera n'uzarikurikirana ko nabonye agiye kubwiriza abazungu. Mana yo mu misozi, iyo yo mu bibaya, nabonye ugenda waba ubishaka utabishaka, hari igihe usanzeho ni ukuri kw'Imana ndaguhanura aho usengera ushigana. turi kumwe mubwire Imana yigeze imbwira ngo nigendere mpasiga umuganda, imbere y'umutima ngo n'umuganda ntasobanutse, amenyo ntarere, nisubiye aba pasiteri. Yesu Ndavuga ngo sindashaka umusirimu, najya kumugora ati nakubwiye wa wundi ubundi wagukira bakurusenya, kandi arabwiriza neza agaseka neza. Namenye ko mubyo wakubiswe namenye hari kunyegera umuniza arayisha abagiye kukagira barasubira inyuma. Uzareba umukobwa wakubiswe wishwe n'inzara hano imbere hangana na hano, iyo agenda mukamugira ngo arimo aramanuka. Kugaburiye shaka, vuga ngiye kugaburiye nshuti. Iyo bikoze abantu barabimenya. Mbwirira mugenzi wawe ngo nawe byahinduka. Mubwira uti uyu munsi ukoresha imbaraga, mubwira uti byahinduka, byashoboka, hari ibintu byashoboka. Banumva gufasha tita doma emesi bawo zange nima Imana ishimwe byahinduka kandi bigashoboka. tugiye kubasabira umwuka w'ubwenge.
agira ubwenge nawe waba ugiye Sanze. ukabona yakubita ibintu ugahita wihindukirira nuko ugahita wigendera. nabonye umwuka w'ubwenge nabonye amavuta y'ubwenge nabonye kuvugana n'Imana b'ubwenge nabonye ubuhanuzi bw'ubwenge nabonye amavuta y'ubwenge nabonye amatota muri ya sante mbega Yesu arabyumva. yewe data we yewe uzagaruke kwa gatanu. Yo tugiye gusenga Yesu Yesu iri teraniro ririmo umurozi Yesu reka mwihanure neza Yesu akunda Yesu ariko ntararekura ibintu birimo iride vase bole mwite umuhamagare n'ababiza tora biza vakes. ubonye birahagije Abantu basigaye bihana muri AI. tugiye gusenga Ubwenge bukora ubwenge buhimba. Ahura yarabivuze. arabugenda wa mugabo wambaye ishati y'umutuku uriya mugabo w'umwirabura ngwino tugusenge She be the zomene dries. Oh, chuba. dayimoni turamukura ahantu abapfumu bari bicaye turamukura ahantu batwaye ibintu byabo aba badayimoni bakurekura wongera ube muzima turatwika woherezeyo umuriro simbabona mwohereza umuriro wa Yesu wohereza umuriro kuri uyu mugore wohereza umuriro ku bintu by'iwabo wohereza umuriro kuri iyi nyabingi wohereza umuriro kuri aba badayimoni uyu mugabo takoreye manita ndahamagara Imana itari bayani kugira ngo igarure ibintu bye kugira ngo mubyumve. They see for their grand side. Imana irahamishima Turerukana ubwami bwa dayimoni, turayura igicu cy'abazimu, turayura igicu cy'abadayimoni, turahamagara umwuka wera, turahamagara imbaraga z'Imana, turahamagara impinduka, turasenze nonaha, turamenagura ubwami bw'umwijima, turamanura amatangazo y'abazimu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Wa mwuka w'ikuzimu we turakunanije nonaha. Ubwami bw'Imana nibukora imirimo n'ibitangaza, ineza y'Imana nikore, ubuntu bw'Imana nibuganze, imirimo y'Imana nigaragare, impinduka niziboneke guhera none uyu munsi, guhera none uyu munsi, guhera none uyu munsi, guhera none uyu munsi, guhera none uyu munsi. Turahamagara impinduka guhera none uyu munsi, turahamagara ubutabazi guhera none uyu munsi, kuboko kw'Imana gukore guhera none uyu munsi, imirimo y'Imana igaragare guhera none. Abantu babo bakoreho bashireho ikimenyetso kandi iteka bajye babona kugira neza kwawe, ntibasubire inyuma, ntibasubire mu bidafite umumaro, ntibongere kunanizwa, ntibongere gutsindwa, ntibongere kubura icyerekezo, aho gutanga impinduka kandi zite zuzuye. Tugukomeye amashyi muri Imana irokoye ubugingo, garukora umubiri, garukora ubuzima, gahindura ibintu, gacurukura ibintu, igatanga icyerekezo mu izina rya Yesu, amen. Ukomere Imana amashyi. ibibazo bigoye cyo ngaho nimutuze, dore umukiza araje. Nimwibuke Eliya munsi y'umurodemu, isabira gupfa azira mutabara. Dawidi wari umushumba, nimuhindure umwami, muri bene se bose nimuhe icyubahiro. Haleluya, niyo nkingi imbaraga, dore iyo ntirubasha kandi ije gutabara. Iyo ntima niyo nkingi imbaraga, dore iyo ntirubasha kandi ije gutabara.